abanyarwanda bose ndabashimiye ibihe byiza twagiranye byo kuramya Imana. Nzakumbura itorero ry'Imana mu Rwanda, nzakumbura ibitaramo byinshi nzakumbura, ariko singiye burundu, nzajya ngaruka gukora umurimo w'Imana. Abo nsize icyo nababwira, singiye kure cyane kandi ndakomeje umuhamagaro wanjye. Ikindi platform nakoreragaho niyo nzakomeza gukoreraho, ariko ndabakunda cyane kandi nzagaruka mu gihe kitari kirekire kubasura. Abanyarwanda bose ndabashimiye ibihe byiza twagiranye byo kuramya Imana. Nzakumbura itorero ry'Imana mu Rwanda, nzakumbura ibitaramo byinshi nzakumbura, ariko singiye burundu, nzajya ngaruka gukora umurimo w'Imana. Abo nsize icyo nababwira, singiye kure cyane kandi ndakomeje umuhamagaro wanjye. Ikindi platform nakoreragaho niyo nzakomeza gukoreraho, bazakomeza babona ibikorwa byanjye umunsi ku wundi. Social media zanjye ni amahoro rwose. Abo nsanze ndabasaba kudushigikira no kubana natwe no gufatanya natwe kuzamura ibendera ry'Imana muri kino gihugu. So Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza, ndabakunda, turi kumwe. Isi yaregeranye, isi yabaye ntoya kubera tekinoloji. Ndibaza sibye na tekinoloji tuzajya tugaruka kenshi gutaramana n'abanyarwanda. Imana ibagirire neza, Imana ibamugisha, ndabakunda cyane. agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakoma urugi, ushaka kureba Imana. Ndetse n'umwana muto, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, ntabwo azagira ubwoba. Azafashwa yewe, azafashwa no gusenga, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana, amahoro yuzuye, amahoro yuzuye twabona muri kwa data kwa data ni gusa hasebereye amahoro. Umutima uzatuza, umutima uzatuza, umucuza bamwishi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ameze ko dufashwe kare, aho wicaye nawe ufatwe. Banandurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye
kahemurindire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru izemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira n'insinzi Imana irinda Abisiraheli iyo irinda zone sinzi Imana irinda Abisiraheli niyo murinzi wawe wo kwizera niyo gicucu cyawe gihoraho ku mpamvu izuba ntirizakwica ijoro ukwezi ntiruzaguti ku manywa ku mpamvu izuba ntirizakwica ijoro ukwezi ntiruzaguti Imana niyikurinda ibibi byose iteka Imana nirinda ubugingo bwawe izakurinda amasha n'amaza none no mu bihe bidashira Haleluya Imana idushoboze uyu mugoroba dukura amasezerano mu byanditswe no mu ndirimbo tuyizereremo tuyagire ubuzima umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo nkomereze Shobozwa nawe imbaraga umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo ndashobora kuririmba izo nanditse cyangwa sinziririmba n'ubundi n'iz'Imana sizaje n'iz'abantu turirimba ukugereho magurama horo yanje gusenga kwanje
umugisha wawe Mana we kukutanga nta mubabaro ubamo komereze ukomereza amaboko kuko shoboza nawe ubimbaraga haleluya hari indirimbo yadusubiza izivuga ni ijya yirengagiza uwisanga wese iyo rihanze amaso abahisera n'ikibana natwe n'ikibana natwe yemwe ubitunaniza hitugendereye birashoboka ntabwo igiterana abayitakira iyo ribaba hafi rikabasubiza ntabwo igitererana abayitakira aho niriwe umukozi w'Imana atubwirije atubwiye ngo se Imana birashoboka ko yo kwirengagiza intore zayo ibishokunda gutese zihora ziyitakira ku manywa na nijoro zitakira ku manywa izo na nijoro muri izo ntore nawe urimo ntabwo igitererana abayitakira ihorira hafi ikabasubiza intore zihora ziyitakira ku manywa na na nijoro nijoro zishobora kuziterera uzakunda se udusange udusure utwiyereke turagukeneye utuba hafi turakwifuza turakwizeye tuduhemuka udusange udusure utwiyereke turagukeneye utube hafi turakwifuza turakwizeye tuduhemuka umunsi umwe twigeze gutarama live kuri YouTube gutya n'abacu turatarama Imana ikora igitangaza gikomeye ndabivuze kugira ngo n'ubu uri mu rugo ntubifate nk'uko ureba televiziyo yawe bisanzwe turi mu materaniro Christian yambwiye ko ari igitaramo tugiye kwiruka twirukana ibintu tugarukana ibindi arizo turi bwirukane hari n'ibindi tugarukana sawa twagiye papa Adibasa umukozi w'Imana Kristo yavuze mu kanya aravuga ngo indirimbo ya Janti yavuze ngo habe nubwo yatinda kunsubiza ntibivuze ko yandetse uko noneho ngo nubwo bahagaze ku manga bariko Yesu ari ku ngoma uko abantu batangiye kumbwira bati ari aze kuririmba ku manga ikindi ngo kandi ngo ajye no mu Giswahili kagira papa turazigiraho zose nubwo hari bitameze neza ariko dufite impamvu zo gushima Imana hayiraga wayisire dufite amashimwe mutima kubw'imirimo Uwiteka
wakomeje kutubera Imana. Intambara zabaye nyinshi, wakomeje kutubera Imana. Itorero ryawe twarakubonye, abana bawe turakubona. Reka tamufashe dushime, turangurure n'amajwi arenga. Twe kwibagirwa aho yadukuye, duhore tuyihe icyubahiro. Bene data mufashe dushime, turangurure n'amajwi arenga. Twe kwibagirwa aho yadukuye, duhore tuyihe icyubahiro. Kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana. Kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. ndabagira gute yemewe Fra, turi mu gitara, ni amahoro iyi ndirimbo turayisubiramo, nta kibazo rwose. ariko reka mbwire abantu badukurikira rino jambo, we kuzibagirwa aho Imana yagukuye kweli. Haleluya! Ntukigera wibesha ngo wibagirwe aho Imana yagukuye yewe. Haleluya! Birashoboka ko ushobora guhura n'ibihe byiza, ibihe byiza ugatwara imodoka ukubaka amazu y'amagorofa, ukubaka, ariko uzibuke yuko hari igihe wigeze kugenda nta rukweto ufite, bigutere guca bugufi. Tukazuca ku bantu ngo wama wumva ngo wabaye igitangaza, uzu uca bugufi. ni ukwiriye amashimwe. Kwibagirwa yadukuye, duhore tuyicyubahiro. Kwibagirwa yadukuye, mami w'abami, duhore tuyicyubahiro. Kwibagirwa yadukuye, duhore tuyicyubahiro. N'abana bacu Imana yaduhaye, kwibagirwa aho yadukuye, mami we, duhore tuyicyubahiro. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Niwe ukwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Bwana sifiwe sana. Haleluya! iyi ndirimbo ya United Brothers ndayibatuye, kagize imbaraga, imaze n'iminsi iri mu gukubita umutima, nkumva kabisa urahurutse, ibintu birahurutse. Bwana sifiwe. kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana, kandi biri mu masezerano yayo. hari indirimbo ndimo kwandika iri hafi kuja hanze ivuga ngo fata karaviye twumva. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Emmanuel
Emmanuel, Imana iri mu ruhande rwacu. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Humura we, humura, Imana iri kumwe nawe. Emmanuel, Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Humura we, humura, Imana iri kumwe nawe. Ufite ubwoba bw'iki? Ubita utababarira. Theogene yaririmbye. Baba bana b'Imana mufite ubwoba bw'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Yesu yaraduhaye. Kandi niba unabufite cyangwa wabona hari bitagenda, tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. 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 Naho ibisubizo byose biri naho kabisa, naho ibintu bizingiye. Dukomeze mugisha pe. Uku noneho ubwiza bw'Imana burahanga. urari rwose. Hari akantu uririmbye ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ongera kare akantu iriya ndirimbo nshaje. Kora repetition rero, dukora repetition n'abantu dukurikiye. Ubundi mite ngaruka nsuhuza abantu mwese rero, ubwo mutwandikira abantu mwese mushaka gusuhuza Aime Frank, nababonye benshi badusuhuje. Uko ariko witeguye? Ariko se yo bashasha yo bishaje no iririmba uko do soma hanga ngo Frank turamukunda cyane, urumva agere no mu Giswahili bose, urumva babwire ngo yambu amen, mugeze mu gitondo. Muriteguye ko indirimbo abantu bashobora kuba batayizi, ariko murayifata cyangwa turirimbe karasi ubundi tuze kujya mu Giswahili. Turirimbe karasi yayo gusa, ubwo ugiye kutwigisha twese n'abakurikiye. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Emmanuel, Imana iri mu ruhande rwawe. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana iri kumwe nawe. Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Emmanuel, Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Ayiwe, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel iri kumwe nawe. Ayiwe, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel iri kumwe nawe. Humura we, humura we, humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, 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 Imana iri kumwe nawe.